izina rya Yesu watsinze Satani. Hashimwe izina rya Yesu, hashimwe izina rya Yesu watsinze Satani. hashimwe izina rya Yesu, hashimwe izina rya Yesu watsinze Satani. hashimwe izina rya Yesu, hashimwe izina rya Yesu watsinze Satani. hashimwe izina rya Yesu, hashimwe izina rya Yesu watsinze Satani. tambirwa 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 n'abantu n'ibyaremwe byose. tambirwa 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 n'abantu n'ibyaremwe byose. singizwa 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 n'abera n'ibizima bize. 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 Bakristo bakundwa, turanezerewe cyane kuri iki cyumweru cya kabiri cy'ukwezi kwa karindwi. Dufite umunezero mwinshi, dushimira Imana yacu ko yakomeje kubana natwe ikaturinda mu minsi ihereye nyuma y'ubuzima bwacu. Twagiye tubona ineza y'Imana kandi turayishimira ko iduhaye iteraniro ryera ryo kubamo kuri uyu munsi, iteraniro ry'umunezero, iteraniro turi buze kumva ubutumwa bwiza mu ndirimbo ndetse no mu ijambo ryayo turi buze kugezwaho na Reverend Pastor Teresa Mukamakuza, kandi turi buze no kugenda duhimbaza Imana dufashijwemo na korali. Imana iduha umugisha. Tubahaye rero ikaze kugira ngo iri teraniro tuze kuryungukiramo byinshi bidushoboza ndetse binadukomeza gukomeza urugendo twatangiye rwo gukorera Imana. Imana iduha umugisha kandi mugire amahoro y'Imana aho muherereye hirya no hino mu miryango. Imana ibane namwe. Iteraniro rero ryacu ryo kuri uyu munsi turaritangiza indirimbo y'I115 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Turaririmba ibitero bibiri bibanza. Nabonye umukunzi mwiza yarankunze namuzi, yamfatishije umugozi arirwo rukundo rwe. Izo ngoyi ze zanteye kubimbataye rwose, genduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose. Izo ngoyi ze zanteye kubimbataye rwose, genduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose. Nabonye umukunzi mwiza kera yaramfiriye, yaranguza mu bugingo, nawe yaranyihaye. None ibintu mfite byose ntabwo nkibigundira, ibyo ntuze nanjye ubwanjye nibyo
iby'uwo mucunguzi none ibintu none ibintu mfite byose ntabwo nkibigundira ibyo ntunze ntajya ubwanjye ni iby'uwo mucunguzi. Bene data, mureke dufatanye twese twakire indamutso y'umwami wacu Yesu Kristo. Mwakire kandi mwishimire ubuntu, imbabazi n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no kuri Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu, no ku Mwuka Wera. Amen. Reka dushima Imana kubw'iteraniro ryiza ituremeye kuri iki cyumweru. Mana, turagushimye mu izina rya Yesu. Uri Imana nziza, uri Imana ikiranuka. Dushimye kugira neza kwawe n'ubuntu bwawe byabanye natwe iminsi itambutse. Mwami Imana yacu, waraturinze, uturinda atari uko dukwiriye, uturinda atari uko turi beza, n'ubuntu bwawe bwabanye natwe. Turagushimye ko mu gihe nk'iki kigoye, Mwami Imana yacu, twagiye tubona ukuboko kwawe, twagiye tubona Mwami Imana yacu twiyegamiza, twagiye tubona Mwami Imana yacu uturwanira intambara, twagiye tubona uturinda, ukaturinda ikiza, ukaturinda Mwami Imana yacu n'ibindi bibazo ibyo ari byo byose twahuye nabyo. Twabonye ikiganza cyawe Mana. Nyemerera rero ngushime igitondo kiza nk'icyo turemeye, kandi nongere kukwereka iri teraniro Mwami Imana yacu kugira ngo uribemo. Reka Umwuka Wera riganze, Umwuka Wera riyobore gahunda yose igiye gukorerwa ahangaha Mana, ibiyobowe n'Imana. Kandi turasenze cyane Mwami, gahunda yose abarimbyi turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo. Dusengeye umuvuga butumwa uri buvuge, dusengeye Mwami Imana ugira icyo avugira ahangaha imbere yawe wese kugira ngo baborwe n'Imana. Kandi turasenze cyane ngo n'abagiye kumva ijambo ryawe Mwami Imana yacu bose, Mwami Imana yacu babone kugira neza kwawe, kandi Mwami Imana yacu rigiraho ribavana rigere naho ribageza. Turasenze ngo ukomeze kutwigaragariza muri byose, ibyo ushima n'ibyo ushaka ari byo bikoreka aha hantu. Migambi ya Satani burizwemo mu izina rya Yesu Kristo, kandi abazumvira iteraniro bose Mwami bazabone imbaraga zawe, bazabone kugirirwa neza n'Imana. Mwami Imana, iri jambo rizakora umurimo aho uzarituma hose. Urakoze Mana, muri byose tugushyize hejuru, mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Tugeze mu mwanya wo kwambaza izina ry'Imana, gusingiza izina ry'Imana. Turasoma Zaburi y'122 umurongo wa mbere kugeza ku wa 9. Zaburi 122 umurongo wa mbere kugera ku wa 9. Reka dusome mu izina rya Yesu. Narishimye ubwo bambwiraga bati tujye mu nzu y'Uwiteka. Yerusalemu, ibirenge byacu bihagaze mu marembo yawe. Yerusalemu, wubatswe nk'umudugudu ufatanijwe hamwe, aho imiryango izamuka ijya, ariyo miryango y'Uwiteka, kugira ngo babe abagabo bo guhamiriza Abisirayeli kandi bashime izina ry'Uwiteka, kuko ariho batereka intebe z'imanza, intebe z'inzu ya Dawudi. Nimusabire Yerusalemu amahoro, abagukunda bagubwe neza. Amahoro abe imbere y'inkike zawe, kugubwa neza kube mu nyumba zawe. Kubwa bene data na bagenzi banjye, none ndavuga nti amahoro abe muri wowe. Kubw'inzu y'Uwiteka Imana yacu, nzajya ngushakira ibyiza. Amen. Bene data, muri uyu mwanya mwiza w'iteraniro ryera ryo kuwa 12 Nyakanga 2020, Imana iraduha itegeko dusanga mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana, igice cya 2 umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 11. Itegeko ry'Imana turarisanga mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana, igice cya 2 umurongo wa 3 tugeze ku murongo wa 11. Iki nicyo kitumenyesha yuko tumuzi, nuko twitondera amategeko ye. Uvuga ko amuzi ntiyitondera amategeko ye ni umubeshyi, ukuri ntikuri muri we. Ariko umuntu wese witondera ijambo rye, urukundo akunda Imana ruba rumaze gutunganirizwa rwose muri we. Icyo nicyo kitumenyesha ko turi muri we, kuko uvuga ko ahora muri we akwiriye nawe kugenda nk'uko yagendaga. Bakundwa, si itegeko rishya mbandikiye, ahubwo ni itegeko rya kera, iryo mwahoranye mbere na mbere.
iryo tegeko rya kera niryo jambo mwumvise, ariko kandi ndabandikira itegeko rishya ari ryo ry'ukuri kuri we no kuri mwe, kuko umwijima ushize umucyo w'ukuri ukaba umaze kurasa. Uvuga ko ari umucyo akanga mwene se aracyari mu mwijima na bugingo n'ubu. Ukunda mwene se aguma mu mucyo, nta kigusha kiri muri we, naho uwanga mwene se ari mu mwijima kandi agendera mu mwijima, ntazi aho ajya kuko umwijima wamuhumye. Nyagasani Imana, uduha imbaraga z'Umwuka Wera kugira ngo twumvire amategeko yawe. Bakristo bavandimwe, mureke dusenge Imana twicuze ibyaha byacu. Uwiteka Mana yacu, tumaze kumva itegeko ryawe ritubwira ko umwijima uvuye uzana umucyo, kandi dusaba kugendera mu mucyo, ukadusaba kuba abana b'umucyo. Dusabye imbabazi kuko imirimo yacu twagiye dukora aho twagaragaje umwijima, tugakora ibidasobanutse kandi tugakora ibitagutunganiye, tugakora ibyaha bituma umucyo wawe ubura muri twebwe. Tugusabye imbabazi kugira ngo wowe Mana yicaye ku ntebe y'imbabazi wongere utubabarire kandi utugirire neza, kuko imbabazi zihoraho iminsi yose, kandi uracyari kuri iyo ntebe, uracyaturarika ngo umuntu ihana ibyaha bye akemeza kubizinukwa rwose uzamubabarira. Ngwino rero tubabarire, utwigishe kuba umucyo nubwo haba ari umwijima mwinshi, utwigishe kuwugenderamo nubwo abandi baba bagendera mu mwijima, ko twakumenye kandi twakubonye uko ari umucyo w'ubuzima bwacu. Tugushimiye kuri Imana tubabarira kandi twumva, ni mu izina rya Yesu tubyizeye, amen. Bakristo, iyo twihanye ibyaha byacu tukiyemeza kubizinukwa rwose, Imana yacu idukunda iratubabarira, kandi tubabarira itabitewe n'imirimo myiza twakoze, ahubwo ikatubabarira bitewe n'urukundo rwayo. Nuko rero Imana iragira iti, nimugende kandi muzongeye gukora ibyaha, ko imbabazi zayo tuzihawe, amen. Yesu ku musaraba yadupfiriye twese, yaduhuje n'Imana niyo data wa twese. Wa mwenda warahera ziko watabutsemo, jewe nawe twarababariwe, jewe nawe twarababariwe, jewe nawe twarababariwe, jewe nawe twarababariwe. Yesu ku musaraba, Yesu ku musaraba yadupfiriye twese, yaduhuje n'Imana niyo data wa twese. Wa mwenda warahera ziko watabutsemo, jewe nawe twarababariwe, jewe nawe twarababariwe, jewe nawe twarababariwe, jewe nawe twarababariwe, jewe nawe twarababariwe. abababaye bose, abababaye bose, tubabwire, abari mu ntambara cyangwa bagerageza, ririmba mu misozi, vuga iyo nkuru nziza, kuko Yesu ashobora kubakiza, 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 kuko Yesu ashobora kubakiza. nitugera kwa data, nitugera kwa data, aho yaduteguriye, tuzanezerwa, tubonye waducunguye, nta byago,
tuzagera kubayo tuzahimbaza umwami wacu Yesu tuvuge twese shimwa mukiza tuzahimbaza umwami wacu tuzahimbaza umwami wacu Yesu tuvuge twese shimwa mukiza tuzahimbaza umwami wacu tuzahimbaza umwami wacu Yesu tuvuge twese shimwa mukiza. Tugeze mu kanya keza ko kumva ijambo ry'Imana, reka tubanze duce bugufi aho turi mu miryango yacu itandukanye, duze umutima dusenge. Uwiteka Imana ikomeye, Imana yo mu ijuru, Imana ishobora byose, turi imbere ubwiza bwawe mwami Imana muri aka kanya, twinginga izina ryawe kugira ngo ururuke mwami Imana, wongere utuganirize mu izina ryawe ryera, uce mu ijambo ryawe kugira ngo utubwire, utumenyeshe gushaka kwawe. Dusengeye cyane imitima yacu kuko ijambo ryawe rihora ari iryera, turakwinginze ngo mwami Imana uyitegurire kukumvira, iturize imbere yawe rwose kugira ngo mwami icyo ushaka ku munsi ku bwoko bwawe kibashe kugerwaho. Mwami w'abami, reka urinde umuvugabutumwa, reka aze gukoreshwa n'imbaraga zawe zikomeye, reka mu izina rya Yesu Kristo uko umuntu wese ari buryumve ntaba ariko agenda ameze, ahubwo rwose ahinduke, kandi mwami Imana urushaho gufashwa naryo. Turaguhimbaje mwami, tugushyize hejuru mu izina rya Yesu Kristo, amen. Igice cy'uyu munsi turagisoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorino rwa kabiri, ibice ni igice cya 6 umurongo wa 1 kugera kwa 2. Dusome mu izina rya Yesu. Kandi ubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa, kuko yavuze iti mu gihe cyo kwemererwamo narakumviye, no ku munsi wo gukirizwamo naragutabaye. Dore none nicyo gihe cyo kwemererwamo, dore none niwo munsi wo gukirizwamo. Mwakira ijambo ry'Imana. Bakristo bavandimwe aho muri hose mu miryango yanyu, dushimiye Imana kuri iki cyumweru ko Imana yongeye kuduha umunsi wo kumva ijambo ry'Imana ikoresheje ikoranabuhanga. Imana ntabwo ijya uri kugenza mu bantu bayo, izamva yashyizeho uburyo kugira ngo muri kino gihe udashobora guterana twumve ijambo ry'Imana. Shimiye Imana rero kuba nanjye impaye kuba igikoresho cyayo muri uyu mwanya kugira ngo twumve icyo Imana itubwira. Amagambo tumaze gusoma ni amagambo nifuza ko tuganiraho, ariko afite intego ivuga kudapfusha ubusa ubuntu bw'Imana yaduhaye. Turaza kuganira mu magambo ko ni amagambo yanditswe na Pawulo mu rwandiko rwa kabiri arwandikira Abikorino. Pawulo ni umuvugabutumwa washinze amatorero menshi, kandi mu matorero yashinze harimo n'itorero ry'Ikorino. Yamaze rero igihe cy'amezi 18 ari Korino kugira ngo yamamaze inkuru nziza ya Yesu Kristo. Yesu Kristo yarahinduye ubuzima bwe, Yesu Kristo yarakiriye, kandi rwose aramwiyegurira wese ubuzima bwe, aba kumukora ndetse no kwamamaza iby'ubutumwa bwiza. Rero Korino yari umwe mu mujyi ikomeye cyane y'igihugu cy'Ubugiriki. Yari umujyi warimo abaturage barenga 500, wari utuyemo n'abacuruzi benshi, ndetse hakunda kuba n'abasare babaga baje batwaye ubwato bw'abacuruzi, ndetse buzanye n'abaturage baturutse impande n'impande. Ndetse nk'indi mijyi yose wari umujyi urimo iterambere, urimo abantu bagiye batandukanye mu buryo butandukanye. Ikorino rero wasanga abantu bo mu byiciro byinshi bitandukanye, baturutse imihanda yose, baturutse mu madini yose. Wari umujyi ikindi warimo ibyaha byinshi, wari umujyi w'abamaraya, harimo ubusambanyi bwinshi, ndetse icyo gihe habaga ikigirwamana cyitwaga Aphrodite, cyari ikigirwamanakazi, cyari ikigirwamana cy'umugore, cyitwaga ikigirwamana cy'urukundo. Abagabo rero n'abagore bajyaga bahurira muri uwo mujyi kugira ngo bagiheshe ikuzo bagasambana. Uko igikorwa cyo gusambana
cyari igikorwa cyo gutambira icyo gitambo cy'ikirwamana akazi cyitwa urukundo. Ikindi umujyi wa Korino warimo inyigisho z'ubuyobe zaturukaga ahantu hatandukanye, mu bantu bakize ndetse n'aboroheje. Abantu rero bari baragize igihe cyo kumva inyigisho za Paulo yigisha kuri Yesu Kristo, nabo bari barimo ingeri nyinshi. Abantu bari barakijijwe bakamenya agakiza bakava muri ibyo byaha, harimo abakire hakabamo n'abakene, harimo abize n'abatarize. Ryari itorero rikunda gufashanya hagati yabo, ariko kandi rikaba n'itorero ryahuraga n'ibishuko byinshi kubera gutura muri uwo mujyi, harimo ibyaha byinshi binajyanye n'inyigisho z'ubuyobe. Urwandiko rero rwa kabiri Paulo yanditse arwandikira iri torero ry'i Korino, yarwanditse hashize umwaka yanditse urwandiko rwa mbere. Iki gihe yari mu itorero rya Efesi, akomeza gukurikirana amakuru y'i Korino, aho yashinze itorero, aho yavuze ubutumwa bwiza, ariko aza kumva abantu b'i Korino barasubiye inyuma. Aza kumva ko abantu b'i Korino bisubiriye mu byaha, aza kumva ko bisubiriye mu ntonganya, aza kumva ko bisubiriye mu mashyari. Abandi bamaze kudohoka batakifite ukwemera kwabo nk'uko mbere bari bameze, ndetse yumva baraguye, mu yandi magambo bisubiriye mu mihango ya gipagani y'abayuda babagamo. Nuko Paulo arababara. Undi muntu wese wabyaje ubutumwa bwiza, umuntu akumva ko yaguye, arababara cyane, agira umubabaro mwinshi. Afata rero umwanya wo kubitekerezaho, hanyuma afata umwanya bandikira urwandiko rwa kabiri. Urwandiko rwa kabiri rurimo impuguro nyinshi. Inzandiko za Paulo zirimo impuguro nyinshi. Yandikira abantu, abandikira nk'inshuti ze, nk'abantu babanye, nk'abantu bafite icyo bahuriyeho, ari kubibutsa icyo bahuriyeho, nuko yongera kwibutsa uko bagomba kwitwara. Igice cya gatandatu rero harimo iyi ntego uyu munsi turi buganireho. Yakoresheje ijambo rivuga ngo kwinginga, arababwira ngo ndabingingira. Yarabingingiye kudapfusha ubusa ubuntu bw'Imana bahawe. Arabinginga aravuga ngo ubuntu bw'Imana mwahawe mukagirirwa neza, mukabona agakiza. Iyo tusubiye mu gice cya gatanu kibanza, niho yababwira ngo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, akababwira ibyiza byo kuba muri Kristo Yesu. Kino gihe rero yarongera abinginga, bibutsa neza ubuntu bw'Imana bahawe. Ababwira ko ubuntu bw'Imana ari agakiza bahawe bamaze kubabarirwa ibyaha, ko kumenya amabanga y'Imana, kumenya Imana no kubana nayo, ndetse no kumenya kwihana ibyaha. Ababwira ati ni amahirwe yo guhinduka abana b'Imana, ariko kandi mwayapfushije ubusa, ibi byiza murabitakaza, bimutera agahinda. Yongera kubinginga, arabwira ngo ndabinginga rwose kudapfusha ubusa ubuntu bw'Imana mwahawe. Nagerageje gutekereza kenshi amagambo tujya twitiranya, amagambo yitwa ubuntu ndetse n'ijambo ryitwa ibintu by'ubusa. Nagira ngo bakristo bavandimwe duhuriye kuri Yesu Kristo, twagira ubuntu bwo kubona agakiza, mbabwire ko agakiza ka Yesu Kristo twahawe, twagahaye kubw'ubuntu, ariko ntabwo twakabonye kubw'ubusa. Iyo umuntu abonye ikintu cy'ubuntu, ntibivuga ko kiba cyaraguzwe ubusa. Ni impano uba wahawe, umuntu akayikugenera, ndetse kenshi inaremereye, inahenze, ariko mu by'ukuri nubwo uba uyibonye ari ubuntu ntacyo iguze, umuntu aba yiguye kubera ko agukunda. Abantu benshi tujya tubona impano, umuntu akagura impano ihenze, akagenda akagura impano idasanzwe, akagura impano iremereye, ariko kenshi wamenye ko iyo mpano yaguhaye ihenze, urayitwararika, ukayirinda, ukayifata neza. Ndakunda gutanga urugero cyane ku buzima bwanjye. Nigeze kujya anniversaire mu muryango wanjye, bangurira isaha nziza ihenze pe, ariko maze gusobanukirwa neza igiciro cy'iyo saha banguriye. Iyo saha sinshobora kujya gukaraba nyifite, iyo saha sinshobora kwijugunya aho mbonye hose, iyo saha ndayubaha, iyo saha ndayirinda, iyo saha ndayitwararika kubera ko irahenze. Kandi sinayiguze, narayihawe, nyihererwa ubuntu, ariko yari ifite agaciro gakomeye. Kubw'izo mpamvu nanjye ndayitwararika.
rero ubuntu butandukanye n'ubusa n'ibintu by'ubusa. Byari bitandukanye nuko nawe ujye ku muhanda ngasanga abantu bajugunya amasaha ku muhanda, bafite hano hari ibintu by'ubusa muze mutoragure, hari umuzungu wanyuze yenda amasaha ntafite akamaro, cyangwa hari umuntu watambutse arashaje amasaha ye yazanye. Byari gutandukana nuko nawe ugende nkayitora, nta gaciro nawe yuko ye kuba nta gaciro ifite. Rero agakiza twagahawe kubw'ubuntu, ntabwo twakaboneye ubusa. Byasabye igiciro gikomeye cy'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo gakiza tukabone gahindura ubuzima bwacu. Ntabwo ari ibintu biri aho gusa by'ubusa. Rero nizo mpamvu agakiza twahawe, agakiza abantu b'Ikorinto bari barahawe ubuntu, bari barabagiriwe ubuntu. Pawulo byamubabaje, arabwira ati murapfusha ubusa ubuntu mwagiriwe n'Imana. Abandikira binginga mu rwandiko rwe, arabwira ati muramenye agakiza mwahawe kararemereye, n'ak'agaciro, ntabwo ari ugupfa gupfusha ubusa. Mwongere musubire ku isoko mumenye ko mwabonye ikintu cy'igiciro cyaguzwe amaraso akomeye y'umwana w'Imana, mubihe agaciro. Rero Pawulo akomeza kwibutsa inyungu ziva mu gakiza bari barahawe. Arabwira ngo agakiza ni amahirwe Imana yari yarabahaye yo kubaho mu bushake bwayo. Agakiza bari barabonye, ubwo buntu bari baragiriwe, kwari ukugira imibereho myiza ihindutse kandi ifite icyerekezo cyabigana. Ubuntu bw'Imana abantu bari barahawe kwari ukumenya gukiranuka no kwihana ibyaha. Ikindi kwari kugira ubumwe n'Imana ndetse n'ubuzima burimo amahoro n'imigisha. Ibyo byose biranga ubuntu bw'Imana uva mu gakiza abantu bahawe. Pawulo rero yabibutsaga kudatakaza ayo mahirwe, ko wagira amahirwe ko umuntu yaguha impano ikomeye. Yabibutsaga ati amahirwe ntimuyatakaze, ntimuyapfushe ubusa. Abibutsa ko agakiza bahawe gakomeye kandi karuta ubundi butunzi bashakisha mu buzima bwabo. Pawulo yari azi neza ko abwira abantu bari barasogongeye bakamenya. Ntabwo ubutumwa bubwiraga abantu batari barihanye, ahubwo bubwiraga abantu basogongeye bamenya neza ko Yesu agira neza. Ariko barangije baragwa, basubira inyuma, bapfusha ubusa ibyo byiza bari barahawe. Abingingira rero kongera guhindura imibereho yabo, abingingira kuva mu byaha bari barimo, abingingira ubwibone bari baragize, abingingira ubunebwe bari baragize, ingingira kubuvamo, abingingira kuva mu magambo apfuye, abingingira kuva mu maganya, abingingira kuva mu mashyari, abingingira kuva mu byaha bari barimo, bari barasubiye no mu busambanyi no gukunda imiya no mu businzi. Arababwira ati agakiza mwahawe birambaje ko mwagapfushije ubusa. Gupfusha ubusa rero agakiza umuntu yahawe bishaka kuvuga iki? Uyu munsi twakumva umuntu wapfusha ubusa ubuntu bw'Imana yahawe abigenza ate cyangwa bigenda gute? Icyambere ni ukuba ako gakiza gasigara ari umuhango, kahagaragara inyuma gusa, kahagaragara ku mazina, umuntu akaba cyitwa murokore, ariko imibereho ye yararangiye. Ibifite agaciro by'imbere by'ubuzima bugize ako gakiza bwararangiye, agasigara ari ku izina gusa. Ukaba uyu munsi nubwo ari ku izina ry'umurokore, nubwo yigeze kujya kwitwa umukristo, nubwo asogongeye ku byiza by'Imana yo mu gakiza, ariko akaba utamutandukanya n'abapagani. Akaba ari ubarizwa mu businzi, akaba ubarizwa mu magambo, akaba iboneka mu bagambanyi, akaba iboneka mu kubeshya, akaba ari uboneka mu byaha uyu munsi abantu barimo. Gupfusha ubusa agakiza umuntu yahawe ni ukudatinya icyaha. Icyaha umuntu akakimenyera, hanyuma iyo umenyereye icyaha uba utagihaye agaciro ya mpano nziza Imana yaguhaye, uba wayitesheje agaciro. Gupfusha ubusa agakiza umuntu afite ni ukomeza kwibera uko umuntu yarari, ni ukudaharanira kuganira n'Imana, ni ugutakaza ubumwe n'Imana, ni ukumva Imana itagifite agaciro mu buzima bwawe, ni ukumva hari ibyo umuntu yishoboje.
ni ukumva ko atayikeneye ko Imana izanga ibe hafi y'ubuzima bwe, ahubwo akumva ari byo bishoboreye we ubwe. Ntabwo rero iyo umuntu atagifite agakiza yagapfushije ubusa kagatakaza, ntabwo bakigirana ubusabane n'Imana, ntabwo akiba mu mwuka umwe n'Imana. atangira kuyoborwa na kamere, kandi kamere igafata ubuzima bwe. Umuntu akamumenyera muri kamere, bakamenyera ko mu byaha abikora adafite ubwoba. Nuko Pawulo arabwira ati nubwo bimeze gutyo, nubwo ako gakiza, nubwo ubuntu mwabutakaje mukabupfusha ubusa, ndongeye mbandikira urwandiko ndababwira ngo dore none nicyo gihe cyo kwemererwamo. Arabwira ngo dore uyu munsi nicyo gihe cyo gukirizwamo. Ababwira ko hakiri amahirwe. Birashoboka ko umuntu ashobora kuva mu byizerwa nubwo abantu batabimenya, agasigara ku izina gusa, ariko umutima we ukamwemerera neza nawe ukamubwira neza ko atakiri mu byizerwa. Pawulo rero mu rwandiko yandikira arabwira ati icyakora haracyari amahirwe. Haleluya. Uyu munsi niwo munsi wo kwemererwamo, uyu munsi niwo munsi wo gukizwamo. Ni igihe cyo kongera kwibuka ko byashoboka hakiri amahirwe yo kongera kwakira ubwo buntu bw'Imana. Icyo Pawulo yashatse rero kuvuga nuko kuva igihe Yesu yaziye ku isi kugeza igihe azagarukira ari umwanya ugenewe gukirizwamo, ni umwanya ugenewe buri wese kwakiramo ako gakiza, ni umwanya buri muntu wese afite amahirwe yo kongera gusubira inyuma akareba aho yaguye akahava akongera kwakira ubutumwa bwiza. Ni umwanya umuntu agomba kongera gutekereza, ntapfushe ubusa, hakavuga ngo nandi mahirwe ngiriye uyu munsi. Iyo Pawulo avuga ngo uyu munsi, uyu mwanya, abashaka kuvuga ngo birihutirwa. Abashaka kubabwira ngo kuva munyura urwandiko nongeye kubibutsa, nongeye kubacyamura, nyabuna birihutirwa, kubera ko ntawe uzi igihe uyu munsi n'uyu mwanya bizamara. Bishobora kuba uyu munsi ari amasaha, bishobora kuba uyu munsi ari amasegonda, bishobora kuba uyu munsi ari iminota, bishobora kuba uyu munsi ari umwaka. Rero Pawulo arababwira ngo nimufate uyu mwanya, nimubutakaze, kubera ko ntabwo uzi ko uyu munsi uzahoraho, ahubwo ni ukuwukoresha neza mu buryo bukwiriye kugira ngo imigisha mwari mwaraboneye mu kwakira ubwo buntu bw'Imana yongere kubagarukaho. Aravuga ati uyu munsi ni igihe cyo kudatakaza, ni igihe cyo kumva undi muhamagaro w'Imana ko wihutirwa, ni igihe cyo kongera gutera intambwe. Uyu munsi natwe abari kumva ubutumwa bwiza, birashoboka ko hari aho twageze tugatakaza ubuntu bw'Imana, tukabupfusha ubusa, ntitwibuke ko bwaguzwe amaraso ya Yesu Kristo. Uyu mwanya dufite umuhamagaro twongera guhamagarirwa n'Imana wo kongera kwakira agakiza no gusubira ku isoko, kandi urihutirwa. Niyo mahirwe, turacyafite amahirwe, turacyafite amahirwe yo kuva mu byo twatakaje tugasubira mu by'Imana yaduhaye, yo kuva mu mwijima. Hacyari umwanya wo kumurikirwa. Dore umwijima ni mwinshi, dore igicu kirabuditse, dore abantu basigaye mu bintu ushakisha ukumva ntufite icyerekezo, ukumva harimo confusion. Dore hariho ibintu byinshi bitumye abantu iminsi ya none baba gucangarukirwa, ni kwinshi, ibibazo ni byinshi, ni umurundo, nta nubwo ndafite ibisubizo, byabuze aho bikwirwa. Umuntu atekereza iby'ubuzima ukumva biramuyobeye. Kigera ubwo twahuye n'ikibazo gikomeye cyo kuba turi kurwana COVID-19. Ni indwara yaje n'abantu b'Imana ntitwamenya icyerekezo cyayo, n'abaganga ntibarabimenya, n'abize ntibarabisobanukirwa. Ni igihe tubona imbere tukabona ntihasobanutse, tukabona hari umwijima, ariko tuhamagarwa kongera uyu munsi kwizera Imana no kumenya ko gakiza twahawe gafite ubuzima bwuzuye muri twebwe. Imana ishimwe cyane. Rero
uyu munsi abakristo turimo twumva ubutumwa bwiza, turimo turabwumva turi mu gihe kidasanzwe. Arabakoresheje ururimi rw'amahanga aravuga ngo turi muri new normal, ni ukuvuga ngo turi mu buzima bushya ariko bwabaye ubusanzwe. Tumaze kubimenyera ku cyumweru umuntu atajya gusenga ahubwo yumvira ubutumwa bwiza aho ari. Abantu bamaze kumenyera ko badasurana, abantu bamaze kumenyera ibintu byinshi indwara yazanye bituma tutakibona tutagisabana. Ni ngombwa guharanira kurinda ubuntu twahawe. Ni ngombwa guharanira muri iki gihe kidasanzwe kurinda agakiza twahawe. Ni ngombwa guharanira muri iki gihe kidasanzwe kudapfusha ubusa, kandi tukibuka ko niwasubira inyuma yibuke neza ko iki nicyo gihe Imana yaduhaye cyo gukirizwamo. Nicyo gihe Imana yadushyize mu buzima budasanzwe kugira ngo agakiza kacu tukarinde kadahindurwa nuko turimo kubaho mu gihe cya COVID. Nicyo gihe Imana yaduhaye kugira ngo tube mu miryango yacu, tumenye kubana nayo, tumenye kubana n'abana, tumenye kubakunda no kumenya iby'Imana yashyize muri bo, tumenye kubana n'abo twashakanye. Ni igihe kidasanzwe, ariko iyo dufite ubuntu bwa Yesu Kristo, iyo tuburimo byose bitubera umugisha. Ni ngombwa rero, ni ngombwa ko dutekereza ko yatari ubuntu bw'Imana buturinda bukadushyiraho umunezero wabwo tutabishobora. Rero ubwo turimo twirinda COVID-19 ndetse rimwe na rimwe kubona akazi bikaba byarabaye ibibazo, abandi batakaje imirimo, abandi yaragabanijwe, abandi imishahara yagabanijwe, ibyo byose byaba ari impamvu zatuma twava mu byizerwa. Ariko ndagira ngo mbabwire nanjye mbingingire nk'uko Pawulo yigiye abikora ino, arabwira ngo twirinde gupfusha ubusa ubuntu bw'Imana twabonye. Kuko njya ntekereza nkavuga ngo abantu bahuye n'igihe twahuye nacyo, abantu bagiye muri gahunda guma mu rugo hatari ibyiringiro byo ko umuntu azi Imana, abenshi bagize ibibazo bikomeye, abenshi baraniyahuye, abandi baradeprimye, abandi bagize kuko ntago babonaga imbere mu bitekerezo byabo, ntibashobora kubona imbere. Ariko abizera, njye tuma kwizera ari ukumenya neza ko hari iby'Imana iteguriye imbere nubwo tutarabibona. Mpamya neza ko abantu babaye mu buntu bw'Imana aribwo bwabarinze, bavuga ngo nubwo tutazi ko ejo hazaramuka, nubwo tutazi ko ejo tuzajya ku kazi, ariko Imana iracyari Imana. Haleluya! Imana iracyari Imana, Imana iracyari Imana ikomeza kubana natwe. Imana iracyari Imana ibana natwe mu miryango. Imana iracyari Imana idufasha kwishyura amazu nubwo ubutunzi bwagabanutse. Imana iracyari Imana ifite ijambo rikomeye. Reka rero tubyaze umusaruro amahirwe yo kuba twaramenye Yesu, atwubake kurushaho kandi yubake n'imiryango yacu. Kibe igihe cyo kuganira n'Imana kurushaho, kibe igihe cyo kwiyarana n'Imana, kibe igihe cyo gusoma ijambo ry'Imana, kibe igihe cyo gutunga ubutunzi bukomeye, kuko ngira ngo byaragaye ko dushobora gutungurwa. Kibe igihe cyo gufasha imiryango yacu, kibe igihe cyo kurera abana bacu mu nzira nziza bazarinda basaza bataravamo, kibe igihe cyo kubaganiriza ibikwiriye, kibe igihe cyo gukorera Imana mu miryango yacu, kandi kibe igihe cyo kubaka itorero ry'Imana mu miryango yacu. Rero mureke twe gupfusha ubusa agakiza twahawe, twongere tugire ibyiringiro, twongere tugire gusubira inyuma, dutekereze ubuntu twagiriwe agaciro kabwo, hanyuma duve mu bidafite umumaro, hanyuma tugire umwanya uhagije wo kumva icyo Imana itubwira n'icyo Imana ituganiriza, kuko nta kitungura kandi ngo umugambi wayo ni mwiza kuba yizera. Izo mpamvu urwandiko Pawulo yandikiye abikorino igice cya 4 kibanziriza kiriya gice twasomye, arababwira urwandiko rwa 2, arababwira kandi ngo dore dufite ubutunzi, ubwo butunzi bw'agakiza kera twahawe, ngo tufite mu nzabya z'ibumba, kugira ngo imbaraga zisumba byose iz'Imana zibe iz'Imana zaturutse kuri twebwe. Bashobora kuba n'igihe cyageze abantu b'Imana twibwira ko kuba twarakijwe, kuba dusenga abantu bagakira, kuba dufite impano z'Imana ni ubutunzi bwacu. Ariko Pawulo yabwiye ngo dore tubifite mu nzabya zoroshye, y'ibumba gishobora kumeneka, kugira ngo tutibeshya ko ubu buntu bw'Imana
ahari bwaturutse kuri twebwe. Ahubwo nk'uko umuntu yaguhaye impano uhora utekereza buri gihe impano n'agaciro k'umuntu yayiguhaye, niko natwe tuba dutekereza ngo ibyo dufite muri twebwe nibyo n'iby'Imana. Twebwe ubwacu turi igikoresho cy'ibyo bintu. Ku murongo wa 7 rero kugera ku murongo wa 9 haravuga ngo ariko dufite ubwo butunzi mu nzabya z'ibumba kugira ngo imbaraga zisumba byose zibe iz'Imana ziyaturutse kuri twebwe. Dufite aranakomeza akavuga ati kandi izo mpamvu nubwo dufite amakuba impande zose ngo ariko ntago dukuka imitima. Akavuga ati kandi nubwo dushobewe, nubwo abantu badafite icyerekezo cyaho tugana, nubwo abantu batamenyeje ngo bizagenda gute, nubwo abantu batamenya ngo icyorezo kizaza gihe cyangwa ibindi byorezo byaje bizarangira gute, ngo ariko ntabwo twihebye. Aravuga kandi turarenganwa kuko amaganya no kurenganywa biriho ku isi ntibizarangira cyetse Yesu agarutse, ngo ariko ntabwo duhanwa n'Imana. Arongera akakuba ati dukubitwa hasi ariko ntidutsindwa rwose. Nizo mpamvu rero abantu bamenye agakiza k'Imana twagira ubuntu buhagije. Mureke nkuko Pawulo ari kubwira ino torero ry'Ikorino two kwirara, abantu bo kumva ko niba tutajya ku rusengero ngo bumve ko biraye base n'ababonye konji y'iby'Imana, ahubwo nicyo gihe cyabonetse cyo kwita ku by'Imana kurushaho, kuko Imana yagagaje ubutware bwayo n'imbaraga zayo. Yaraturinze ntacyo twatanze, ikundiye umuryango ntacyo watanze. Uyu munsi uracyariho, uyu munsi uracyashobora kubagaburira, uyu munsi uracyashobora kubahuba. Hari ubuntu bw'Imana bukiri kuri wowe. Dore umunsi no munsi wo gukirizwamo, dore umunsi no munsi wo kwemererwamo. Mureke tusabe Imana yongere twemere kandi yongere kwemera gukizwa kwacu. Nibyo mbifuriza mu izina rya Yesu, amen. Kadusenga Imana. Mana data turagushimye, tugushimiye ko urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Ikorino abibutsa kudapfusha ubusa ubuntu bahawe natwe rutubereye urwacu. Byashoboka ko muri kino gihe twapfushije ubusa agakiza waduhaye, tukajya mu idafite umumaro, tukajya kwiganyira, tukumva ntabwo ibyawe bigifite umumaro cyangwa bikitureba. Ariko uri Imana ikomeza kuba Imana, twaba turi mu bihe bisanzwe n'ibihe bidasanzwe, ntabwo ujya uhinduka. Nizo mpamvu rero twongeye kwibutsa ko uyu munsi turacyafite umwanya wo gukizwa, turacyafite umwanya wo kwemerwa. Uracyatwishimira niba tugarutse tukakuri wowe. Tugushimiye rero ko natwe uyu munsi uduhaye umurimo wo kongera kwibutsa abandi ko ubuntu twahawe ari ubw'agaciro gakomeye cyane kandi dusabwa kubumbatira no kuburinda. Dusenzeyo twizeye ko ukomeza kutugira neza no tukuduha imigisha iva muri ubwo buntu no komeza kutwambika imbaraga kugira ngo urugendo twatangiye kandi twifuza gukomeza kubanamo nawe dusheho kurusohoza dushikamye kandi dufite imbaraga kandi dushize amanga nk'abakumenye n'abakwizeye. Tubisabye tubyize mu izina rya Yesu, amen. Arakoze cyane Pasiteri ku ijambo ryiza tugejejeho, atwibutsa ko ubuntu bw'Imana twahawe tudakwiye kubupfusha ubusa, dukwiriye kubusigasira kuko bwaguzwe igiciro gikomeye ari cyo maraso ya Yesu Kristo. Ubutumwa bwiza rero turabwakiriza indirimbo ya 48 mu ndirimbo z'agakiza ibitero 2 bibanza. Ubugingo buhoraho rwose kandi ubwo bugingo ni Yesu, n'ukuri yinjiye mu mutima wanjye kandi yashyize mu butwari. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye n'umuriro w'ijuru urimo, sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri. Yesu umukiza niwe mucyo, imigisha yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu nayihawe mu gihe nihanye ibyaha imbere y'umukiza Yesu.
nejejwe n'Imana mu mutima wanjye n'umuriro w'ijuru urimo sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri Yesu umukiza niwe mucyo nejejwe n'Imana mu mutima wanjye n'umuriro w'ijuru urimo sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri Yesu umukiza niwe mucyo. Bene data bakundwa, twese aho duherereye hirya no hino dufatanye guhamya ukwizera kwacu nk'abakristo. Nizeye Imana data wa twese ushobora byose, umuremyi w'ijuru n'isi. Nizeye Yesu Kristo umwana wawe w'ikinege, umwami wacu wasamwe kubw'umwuka wera, abyarwa n'umwari Mariya, yababajwe ku ngoma ya Ponsiyo Pilato, yarabambwe, arapfa, arahambwa, amanuka ikuzimu, ku munsi wa gatatu azuka mu bapfuye, azamurwa mu ijuru, yicaye iburyo bw'Imana se ushobora byose, niho azava aje gucira urubanza abazima n'abapfuye. Nizeye umwuka wera, ndemera itorero ryera ry'abakristo bose n'ihuriro ry'abera no kubabarirwa ibyaha no kuzuka k'umubiri n'ubugingo budashira. Amen. Bene data, tugeze ahagana ku musozo w'iteraniro ryacu ryo kuri uyu munsi. Mbere y'uko rero dusengera ibyifuzo, hanyuma tukisabira n'umugisha w'Imana, agira ngo tubashimire uburyo mukomeje gukurikirana amateraniro aho muherereye hirya no hino mu miryango, kandi tubashimire ko mukomeje gushyigikira umurimo w'Imana, mutanga ibitekerezo kugira ngo umurimo w'Imana urusheho kugenda ukorwa neza muri iki gihe tubona ko kigoye, aho tutari kubasha guhura ngo duterane nk'uko bisanzwe tungurane inama, ariko kandi ibitekerezo byanyu mugakomeza kubitanga. Imana ibahe umugisha. Turabashimira kandi ko mukomeje gushyigikira umurimo w'Imana, mukora ku butunzi Imana yabahaye, mutanga amaturo n'ibyacumi n'inkunga zitandukanye kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze gukorwa. Imana ibahe umugisha kandi ikomeze guhira imirimo y'amaboko yanyu kugira ngo igihe cyose mujye mubona cyo mushimira Imana. Hanyuma kandi turagira ngo dukomeze kubashishikariza gufatanya n'inzego za leta, Minisiteri y'Ubuzima, Polisi, bakomeza kudushishikariza kwirinda iki cyorezo cya coronavirus no kukirinda abandi. Nkatwe rero nk'abakristo dukwiye gufata iya mbere mu gushyira mu bikorwa amabwiriza duhabwa, twirinda turinda n'abandi, umuntu wese yirinda kugira uwo yanduza kandi yirinda nawe kugira ngo atanduzwa. Dufatanye rero, dukomeze gufatanya kubahiriza izo ngamba, ariko kandi nk'abakristo twongereho n'ikindi cyo gukomeza gusengera isi, igihugu cyacu, abavandimwe bari hirya no hino bamaze kugerwaho n'iki cyorezo, kugira ngo Imana murengezi wacu, Imana yaduhaye umwana wa Yesu, ntago izabura kudukiza n'iki cyorezo. Dufatanye rero gusenga, dukomeze gufatikanya n'imiryango yacu, dusenga, dusengera igihugu, dusengera yuko Imana yadukiza iki cyorezo, tugasubira mu buzima busanzwe ndetse tukongera guhura dushima izina ry'Imana. Imana rero ikomeze kubaha umugisha no kubishimira aho muherereye hirya no hino mu miryango. Murakoze. Dusenga Imana, dusengere ibyifuzo bitandukanye, aho uri nawe usengera ibyifuzo waba uzi. Imana yacu ni Imana ikomeza kumva kandi Imana isubiza. Imana yacu, turagushimiye kuko ujya ubana natwe mu minsi yose kandi ukatugirira neza. Sengera ibyifuzo bitandukanye dufite mu buzima bwacu. Hari abarwayi, abo tuzi n'abo tutashoboye kumenya, hari abafite ubukene budasanzwe, hari abavandimwe bacu batakaje imirimo kubera igihe turimo, hari abavandimwe bacu barwaje. Abo bose ubiteho kandi ubagire neza. Dusengeye igihugu cyacu, turagushima ko ari igihugu cyiza waduhaye kandi ukomeza kugiha umugisha. No muri iki gihe cyo kurwanya COVID-19 tubona imbaraga zawe.
mu gukoresha abayobozi b'igihugu cyacu kugira ngo barinde abaturage waremye kandi barinde abantu bawe. Dusengeye rero abarwayi kuko turacyabafite barwaye coronavirus kugira ngo nabo basange kandi ubahe ibyiringiro kurushaho kandi ubagire neza ubakize kuko uri Imana ikiza. Dusengeye isi yose rero kuko iki cyorezo cyashegesha isi yose, ariko isi ni iyawe n'abayirimo n'abawe. Nizo mpamvu ubwo buntu bwawe ugikomeje kuba kuri twebwe, kandi ugakiza watanze twifuza ko tugaha abandi kugira ngo abuze ibyiringiro bongere kubibona, abuze aho bagana wongeye kubagirira neza kandi wongere kubitaho mu buryo bwose. Mu gihe rero ugenderera abandi bose, abacu nabo tubana mu ngo ntubasige, ukomeze kubaka umuryango habaye ishingiro y'ubutumwa bwiza. Dusengeye imiryango yacu kugira ngo wongere kumurikamo umucyo, adafite umwanya wo kuganira ku ijambo ryawe bagire neza, ubahe ayo mahirwe kandi urusheho kubaka imiryango, cyane cyane ko ariyo ifite urufatiro rukomeye rw'igihugu ndetse n'itorero. Urakoze ko udukunda kandi utwitaho, kandi wumva ibyifuzo byacu ibyinshi ukabisubiza utarangiza no kubivuga kuri Imana twizera kandi dukunda kuruta uko twe twanabimenye. Tugusabye tubyize mu izina rya Yesu, amen. Bavandimwe, reka twisabire umugisha w'Imana. Mbagije Imana ijambo ry'ubuntu bwayo ibasha kubaka no kubahana ibirago n'abera bose. Nuko rero mube maso, mwirinde ubwanyu, mwirinde n'itorero ry'Imana. Kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe, kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Mwumvire abayobora, muhaganduke mu bitunganye byose, kandi Imana nyine mahoro ibatunganye rwose, ibaha ibyiza kugira ngo mukore mwishima. Uwiteka Imana igira ubuntu bwose, yabahamagariye ubwiza bwose buhoraho mu Kristo, ibatunganye rwose. Ubwayo ibakomeze, ibongera imbaraga zo kwikunda no kwikorera, kandi ibaye gukomera mu gakiza no mu muntu mwahawe bwo kwimenya. Icyubahiro n'ubutware byayo n'iteka ryose, amen. Yasatuye ijuru, ibyo yangeneye byose bicucumukaho nk'imvura, sinabasha kubibara. Yasatuye ijuru, ibyo yangeneye byose bicucumukaho nk'imvura, sinabasha yasatuye ijuru, ibyo yangeneye byose bicucumukaho nk'imvura, sinabasha kubibara. Yasatuye ijuru, ibyo yangeneye byose bicucumukaho nk'imvura, sinabasha kubibara. Turagara, ririmba mutima wanjye, hari icyo Imana yakoze muri njye, oya sinaceceka. Yafashe umucyo wayo imurika mu isi y'umwijima, kandi wibuke ko umutima we aho niho wari wararuhiye. Yasatuye ijuru, ibyo yangeneye bicucumukaho nk'imvura, sinabasha kubibara. Yasatuye ijuru, ibyo yangeneye bicucumukaho nk'imvura, sinabasha kubibara.
yafashe imigisha yose, imigisha yo mu bumana, iyibumbira muri Yesu iramuduha. Yafashe imigisha yose, imigisha yo mu bumana, iyibumbira muri Yesu iramuduha. Yafashe imigisha yose, yafashe imigisha yose, imigisha yo mu bumana, iyibumbira muri Yesu iramuduha. yafashe imigisha yose, yafashe imigisha yose, imigisha yo mu bumana, iyibumbira muri Yesu iramuduha. Yafashe imigisha yose, imigisha yo mu bumana, iyibumbira muri Yesu iramuduha. yafashe imigisha yose, Yafashe imigisha yose, imigisha yo mu bumana, iyibumbira muri Yesu iramuduha. ngaya mahoro, Ngaya mahoro, dore n'ibyishimo